19 hibutswe ku nshuro ya 25 Jenoside yakorewe Abatutsi. Ubwo rero amakuru nk'ayo yari gushishikaza cyane abahanga benshi bifuzaga cyane kumenya ibyabaye mu gihe cya Jenoside. Kimwe mu bintu by'ingenzi twagombaga gukora ni ugukusanya amakuru y'abantu bari abahamya ba Yehova icyo gihe babonye ayo mahano bakanayarokoka kandi bagahara amagara yabo kugira ngo barokore abandi. Mu gutegura umwandiko, ibiro byacu byafashije ibiro byo ku cyicaro gikuru bishinzwe amakuru mu bintu bibiri. Icya mbere ni ukureba niba ibintu byari gutangazwa ari ukuri. Icya kabiri ni ukureba niba igihe ingingo yategurwaga ibitekerezo by'abahuye na Jenoside byarazirikanywe. Abahamya ba Yehova mu Rwanda baravuga ko ihuriro mpuzamahanga u Rwanda rwakiriye ari inyungu ku gihugu muri rusange kubera serivisi zitandukanye zikenewe n'abasaga 40,000 baryitabiriye. Tubibaze Juventine Muragije Maria na Benjamin Bizimana. Abitabiriye ihuriro mpuzamahanga ry'abahamya ba Yehova bavuga ko uretse ibiganiro by'iyobokamana ari n'urubuga rwo gusabana no gusaranganya ubumenyi hagati y'abaturutse mu bice bitandukanye by'isi. Iri koraniro rirafasha cyane kubera yuko duhura n'abagenzi bacu duhuje imyizerere tugaterana inkunga. Noneho ubungubu by'umwihariko harimo abagenzi bacu baturutse mu bihugu bitandukanye. Icyo binsigira ni ugukomeza kubana neza mbere na mbere n'umuremyi wanjye, gukomeza kubana neza n'inshuti zacu duhuje gusenga n'abo tudahuje gusenga ku isi hose. By'umwihariko binafasha gukomeza umurunga uhuza umuryango, kuko mu nyigisho turi kwiga inyigisho zidufasha mu buzima bwa buri munsi, byagera ku muryango bikaba akarusho, kandi muzi ko umuryango ari wo wubatse igihugu, isi yose muri rusange. And this is a special convention, an international convention. So when these conventions were ni igikorwa kidasanzwe ku Bayehova, igikorwa mpuzamahanga. Tubwirwa ko tuzakitabira muri Afurika byaradushimishije cyane. Bamwe muri twe banagize amahirwe yo gutembera igihugu, bareba ibyiza birimo ingagi. Biratangaje isuku hano, uko abantu bakirana ubwuzu. Turishimye cyane, turateganya kugaruka kuko hano twahagiriye ibihe byiza. Umuvugizi w'abahamya ba Yehova mu Rwanda avuga ko ari amahirwe yo kongera ubushobozi mu kwigisha Bibiliya no gukomeza ubufatanye hagati y'amatorero yo mu bihugu bitandukanye. Twigira hamwe ijambo ry'Imana kandi niryo tugenderaho, yaba ari uvuye muri Amerika, yaba ari uvuye mu Burayi, yaba ari uvuye hano muri Afurika afangaha, twese duhuzwa n'iryo jambo ry'Imana kandi gahunda twiga, ibyo twiga byose aba ari bimwe. Ubu mwabonye uyu mutwe w'iri koraniro ni nawo mutwe muri Amerika barimo kwiga, kandi ibiganiro byatanzwe ni nabyo n'ubundi byatanzwe no mu bindi bihugu, ku buryo ibyo twiga twese ku isi hose aba ari bimwe. Migambi François Regis uvugira abahamya ba Yehova mu Rwanda avuga ko u Rwanda muri rusange ruzabona inyungu bitewe n'umubare munini w'abitabiriye iri huriro. Hari abo bashyitsi bafashe deja amahoteli, ubu bafashe amahoteli 27 hano muri Kigali. Hari transport barimo gukoresha. Ubu tukaba twaragereranyije imibare ya iri koraniro rishobora kwinjiza. Tubona yuko rishobora kuzinjiza miliyari zirenga 5 y'amafaranga y'u Rwanda, kandi twebwe ayo twashoyemo ari nka miliyari 1 yo kugira ngo twitegure. Iri koraniro ry'abahamya ba Yehova ni ubwa mbere ribereye mu Rwanda. Abaryitabiriye bararenga 42,000 baturutse mu bihugu birenga 20 byo hirya no hino ku isi. Juventine Muragije Maria, i Kigali. 19 hibutswe ku nshuro ya 25 Jenoside yakorewe Abatutsi. Ubwo rero amakuru nk'ayo yari gushishikaza cyane abahanga benshi bifuzaga cyane kumenya ibyabaye mu gihe cya Jenoside. Kimwe mu bintu by'ingenzi twagombaga gukora ni ugukusanya amakuru y'abantu bari abahamya ba Yehova icyo gihe babonye ayo mahano bakanayarokoka kandi bagahara amagara yabo kugira ngo barokore abandi. Mu gutegura umwandiko, ibiro byacu byafashije ibiro byo ku cyicaro gikuru bishinzwe amakuru mu bintu bibiri. Icya mbere ni ukureba niba ibintu byari gutangazwa ari ukuri. Icya kabiri ni ukureba niba igihe ingingo yategurwaga ibitekerezo by'abahuye na Jenoside byarazirikanywe. Abavandimwe benshi basomye iyo nkuru haboneka amakuru ku rubuga rwa Jawa kandi batewe inkunga no kwibonera ukuntu abavandimwe bo mu Rwanda bagaragaje ubutwari no kwizera.